abagabo 10 udakwiriye kuba watuma baba bari hafi y'umugore wawe cyangwa se ngo babe bari hafi y'umukunzi wawe, kuko igihe cyose uzabikora uzaba witeguye ko bagiye kugusenyera cyangwa se bagiye gutuma urukundo rwawe ruvaho cyangwa se rukarangira burundu. Ubwoko bwa mbere ni ubwoko 10 ngiye kubagezaho. Umugabo wa mbere udakwiye gutuma aba ari hafi y'umukunzi wawe cyangwa se gutuma aba ari hafi y'umugore wawe. Umugabo buri gihe ukunda kwigira umujyanama mu rukundo, uwo mugabo ntabwo ukwiriye gutuma aba ari hafi y'umugore wawe. Uzasanga hari abagabo cyangwa se abasore bumva bagira inama ngo inkondo zapfuye cyangwa se zazambye, kumva bigize abajyanama ku ngufu, ariko mu bindi akaba atakugira inama, ariko mu rukundo akaba yumva ashaka kukugira inama. Uyu muntu uzamwirinde cyangwa se uzamurinde umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe uzamumurinde. Undi mugabo wa kabiri, umugabo w'indaya. Umugabo w'indaya ntugatume akundana n'inshuti yawe cyangwa se akundana n'umugore wawe, kuko iteka ryose nawe ubyumvise, niba uzi neza ko ari indaya cyangwa se bivugwa ko ari indaya, ntugatume amenyana n'umugore wawe cyangwa se n'umukunzi wawe. Ibitari ibyo ngibyo bizarangira nawe aryamanye nawe. Twagiye ku mugabo wa gatatu. Umugabo wa gatatu ni umugabo w'inshuti y'umugore wawe, ukunda kuba ari hafi y'umugore wawe, yamwigizeho inshuti cyane. Uwo mugabo uzamugendere kure, uzamubuze umugore wawe, cyangwa se nubona ari umugabo uhora yumva ashaka kuba inshuti n'umugore wawe cyangwa se n'umukunzi wawe, uyu mugabo uzamuce ku mugore wawe cyangwa se uzamuce ku mukunzi wawe. Icyo azakuzanira ni iki? Nta rundi rukundo cyangwa se ubundi bushuti aba akeneye, ni ukugira ngo ature umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe mu kosa ry'ubusambanyi. Twagiye ku wa kane. Umugabo wa kane ukwiriye kurinda umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe. Umugabo uhorana ishyari ry'urugo rwawe. Aha ni ku bantu bubatse. Yego, niba uhorana ishyari ku rugo rwawe, icyo azakora ni iki? Azikundishwa ku mugore wawe, narangiza baryamane, nibamara kuryamana ubimenye, kandi azabikora ku buryo uzabimenya. Numara kubimenya mutandukane, urugo rwawe gusa azaba atarusenye, kuko n'ubundi nibyo azaba ashaka. Azaba akeneye kugira ngo rusenyuke, urumva azaba yabigezeho. Ahangaha kuko urubyiruko rero cyangwa se ku bantu bagiteretana, niba umuntu afite ishyari urukundo rwanyu, azikundishwa ku mukobwa mukundana, narangiza abatandukanye, nta gahunda afite yo kumujyana ndetse cyangwa se yo gukundana nawe, ari ukugira ngo abatandukanye gusa, wenda we yifitiye nk'undi bakundana, ariko kuko aba afitiye ishyari akamukwangisha, bakaryamana, bamara kuryamana ugasanga muratandukanye. Twagiye ku wa gatanu, ku mugabo wa gatanu ukwiye kurinda umukobwa mukundana cyangwa se ukwiye kurinda umugore wawe. Umugabo ubona yita ku mugore wawe birenze uko wowe umwitaho, uyu mugabo nta kindi azaba ashaka, ni ukuryamana n'umugore wawe. Icyo wakora cyose, imibare yose wajyamo, nta muntu wakita ku mugore wawe ngo arenze uko umwitaho, cyangwa se ngo yite ku mukunzi wawe birenze uko umwitaho, nta kindi amushakaho ari umugabo. Abagabo ikibaba mu mutwe ni amafaranga n'igitsina. Nta bindi. Igitsina iyo cyabuze usanga abagabo benshi ubuzima bwahagaze, amafaranga iyo yabuze ugasanga abagabo benshi ubuzima bwahagaze. Ubwo rero nubona ari kumwitaho, amukorera keya, amukora utuntu n'utundi birenze uko ubikora, uzamenye ko afite gahunda yo kuryamana n'umugore wawe cyangwa se n'umukunzi wawe. Twagiye ku muntu wa karindwi. Umugabo w'umuturanyi uhora aganira n'umugore wawe cyangwa se uhora mu biganiro n'umugore wawe, uyu mugabo nawe uzamwirinde. Aba agenda amwiyegereza gake gake mu bitekerezo kugeza aryamanye nawe. Uzamenye ko nta yindi mpamvu iri gutuma baganira cyane, ni ukugira ngo
baganire, rimwe azamuganiza amugushe ku ngingo ituma yisanga mu mutego. So rero reza kugira ngo uyu mugabo nubona hari umugabo ukunda kuganiriza umugore wawe, uzamuce ku mugore wawe cyangwa se ku mukunzi wawe hakiri kare. Cya gatanu, icya karindwi, umugabo w'umunyamafaranga. Nubona umugore wawe ari gukungika n'umunyamafaranga, ndakubwiza ukuri uzasenge cyane. Nta kindi azamushakaho ni ukugira ngo baryamane. Uzasenge cyane, usengere urugo rwawe ruzaba rugiye gusenyuka. Even nawe ari n'umukobwa, uzasengere umukunzi wawe cyane, nta kintu wabihinduraho. Nubona yatangiye gucudika n'umuntu w'umunyamafaranga cyangwa se kujyana n'umuntu w'umunyamafaranga cyane, uzamenye ko tayari byarangiye. Twagiye ku munani, ku mugabo wa munani. Ntuzarebere niba wenda nk'umugore wawe, ahangaha ni ku bantu baba mu mijyi, ntabwo ari ku buzima rusange, ni ku bantu baba mu mijyi cyane cyane. Niba umugore wawe waramwoherezaga muri jimu ukabona ari kubyanga, noneho byarangira ukabona asigaye abikunda, uzatekereza kabiri. Urabona uriya muntu, bene bano basore bafasha abantu muri jimu, bari abasore baba barateruye, bameze neza, baba buzuye. Iyo hari ibyo bari gupanga cyangwa se hari ibyo bakorana, umugore yishimira kujya muri jimu. Icyo ni kimwe. Kabiri, uzitondere aba baganga, ugasanga ari n'umuganga, ni umuganga washyize ku mugore wawe ngo azajye amuvura buri munsi. Umuntu uzamwitondere, bizarangira baryamanye uko byagenda kose. Ni ibyo rero n'abateguriye, ni ubwoko bw'abagabo ukwiriye kurinda umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe igihe icyo ari cyo cyose, uko byagenda kose, kugira ngo utazisanga mu kaga cyangwa se utazisanga mu marira, uvuga ngo umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe yaguciye inyuma, ari we wabigizemo uburangare. Ibi bintu uzajya ubigenzura, umenye ngo umugore wanjye avugana n'aba ngaba, umenye ngo umukunzi wawe avugana n'aba ngaba, byose ubizi.